so rero Majyambere ashobora kuba ari hamwe muri aho na Rusesa. Rusesa bagira Rusesa nawe ahahura niyo dosiye. Hello. Guten Tag. Ni ku ishuri ryigisha ikidage Kimironko tuvugana? Yego, niho wahageze. Der Sprachenhub German Language Academy twigisha ikidage vuba neza kandi kuri make. Kuri ubu tubafitiye amasomo azatangira tariki 6 Gicurasi, kubiga ku manywa n'abiga nimugoroba ndetse n'abiga weekend bazatangira ku ya 11 Gicurasi. None se za discount muracyazifite? Yego rwose. Igabanya rusange rya 50% kubiga weekend na nimugoroba rirakomeje kubishyura mbere. Ku bindi bisobanuro wadusanga ku cyicaro cyacu Kimironko hafi y'umurenge ku gahanda karimwe etage nimero 12 cyangwa ukaduhamagara kuri 0793 Reka ncacane ntacikanwa wa. Banguka kuko tugiye inama abashaka kujya kuminuza, kwiga imyuga, gukora volunteering n'ibindi bijyanye n'ubumenyi bwo kwiga ikidage. Dore ko kaminuza mu Budage ari ubuntu. Igihe niki kwiga ikidage tujya guhaha ubumenyi tugakira igiti note maze tukiyubakira iwacu. Iyi nkuru muyisakaze hose nta kubyihererana. Yes, Karegeya Omar Pano, reka tubasuhuze twizere ko mumeze neza cyane. Tubifurije ibihe byiza. Njya mbona hari abantu bajya bigana uko dutangira bakabikora muri comment. Barimo na Eric. Ngo Karegeya Omar Pano turabasuhuje. Ahubwo nabonye niba Eric wagakoze sinibuka kakantu ka ya ndirimbo ya Muyango. Nabonye bagashyize stati. Oya numwana bafana bimusabye umwana wagashyize. Yego. Bya nabyo bari ukwikingiza nta wamenya. Oya buzaro arwakongera kumbaza ngo nguhagaze he? Reka ngiye buri byagenda nabirangije. Reka asigaye n'ugutanga. Ari dekara. Reka niko bimeze. Kandi ubwo ni ukwidekarara no kwereka abavandimwe aho mpagaze. Nibaza ko abankurikira buriya se ntibaba bahagaze nk'aho mpagaze. Abenshi se buriya siho? Abenshi niho tu. Barahari. N'abatarahahagarara bizajya kugera mu kwa 7 ariho bari. Okay. Karegeya ariko uyu munsi sibwo wagomba kuba uri mu Bubiligi. Ubwo bitagenze neza. Nabonye ntago nabona uruhushya. Nzajya mu rundi mu zindi namaze gutegura. Urumva iyo ugitangira akazi ugahora usaba impushya ku myaka yacu burya. Nzarusaba niba runyima mfate konje annuelle none ubu ngubu sindayemererwa ntago byari gukunda. So nyine ariko mu Bubiligi kameme abanyamakuru bacu bamaze kugerayo bica mu maka bica mu maka ariyo urubanza ariko yagezeyo kwa 6 ariko urubanza rwaratangiye kuwa mbere. Yego. Yes, ubwo n'urubanza rwa Nkunduyimye Emmanuel alias Bomboko. Uru rubanza nabonye rufiteho amakuru ndetse no mu bihe byashize arubwo wajya guruvugaho gato utubwira ko rurimo n'abatangabuhamya bagiye batandukanye barimo Rusesabagina, Majyambere Silas yamaze kudekarara ko atazaza. Ubushize byasaga nkaho hari umucamanza wageze kubikomozaho muri rubanza avuga ko Majyambere ngo yaba yasabye insimbura mu byizi. Abwinganite. Sinzi uko yangana kose ariko ntayo bateganya. Ntayo bateganya. Wera bati kugira mboneke. Yego. Hagomba kuba harimo amafaranga. Icyo bakora gira ngo urukiko icyo rugufasha transport birashoboka naho kurara no kurya. Ariko kuguha insimbura mu byizi ni take home. Net. Rero ntago agira kandi ko umuntu wibera muri business birumvikana. Hanyuma rero sinzi niba ari byo ariko umucamanza yarabivuze bivuye mu rukiko. Ko Majyambere yasabye insimbura mu byizi. Noneho uno munsi mu gitondo babyutse basoma ibaro ubundi yagomba kuzagera mu rukiko kuri 23. Ubwo ni uyu munsi 16 kwa 2 w'igitaha niwe bagomba kuzagira. Bagomba guheraho. None rero yohereje akabarwa babyutse basoma akabarwa ke ko ngo impamvu yatanze yavuze ko atazaboneka ariko impamvu yatanze yavuze ati ngiye navuye mu Rwanda muri 90 buri ntuza muri ajya mu nkotanyi ngira ngo cyangwa ava mu gihugu ko n'ubundi yari ku rutonde rwabo bavugaga nk'ibyitso bikuru cyangwa se enemy ndaza kusubiramo
komisiyo y'abagosora uko yitaga umwanzi n'abari bakuru kandi majyambere arimo nka nimero ya 3. So ubwo rero ati muri 90 sinari impari, ati kuva muri 90 kugera muri 94 ntago nari impari, ibyabyo simbizi. Ariko yagomba gutanga ubuhamya nk'umuntu kuko uwo mugabo uri kuburana yamubereye umukozi mu makampani ye, haba muri Kenya haba mu Rwanda. Bomboko yari umukozi wa majyambere. Yego. Ariko nyuma aho aviriye muri ayo makampani ya majyambere ashinga igaraje hano ku Gitega. Hano urabona muri bino bice byo kwagera hagati ya Sky na Feruje zo mu Gakinjiro. Ndahabona. Yes, mu cyahafi. Urumva rero majyambere icyambere kuba yarasabye amafaranga ntibayamuhe. Icya kabiri ni impamvu atanga irashoboka kuva muri 90 kugera muri 90 ndakanatara hari atazi ibyabyo. Ariko nanone uwo mugabo uburana Nkundu wimye ngo ashobora kuba ari muramu wa majyambere bya hafi cyangwa bya kure simbizi neza. Ariko umugore wa Nkundu wimye avuka mu muryango wo kwa majyambere. Iyo majyambere nawe akomoka za Murama n'Amasango bira bice bya Buhanda Gitwe. Ubwo rero urumva harimo challenge nyinshi. 1 nta mafaranga arimo, 2 ntiyari ahari, 3 ni umuvandimwe, 4 yari icyitso. Umuntu wari icyitso no kugaragara mu rubanza rw'uri gushinjwa jenoside nabyo biragoye. Izo ngingo zose uko arenye zishobora guhurira hamwe bigatuma ataboneka. Kuko n'ubushize muri 2019 nabwo mu rubanza rwa Neretse urwo nagiyemo, nabwo hari umuntu mutangabuhamya bashakaga witwa CC Evariste wari muri PL ngira ngo yatuye Nyamirambo, yaranapfuye muri no minsi, ariko icyo gihe yari ariho avuga ko arwaye atashobora kuza. Nawe byari nk'ibyo kuko mu rubanza baravugaga ngo hari Neretse yaburanaga avuga ko CC Evariste ofete Neretse yashinjwaga kwica umuryango wa CC Evariste. Noneho wakisha na Neretse ariko yarapfuye muri kino cyumweru. Abo bombi ndi kuvuga bose nta numwe ukiriho, Imana ibishimire. Niwe muntu wa mbere nabonye warakurikiranwe. Yego. Noneho icyarimo rero Neretse yaravuga ati ngiye sinakwica kwa CC Evariste twaraguzizanyaga amafaranga. Kandi muri entreprise Sieva ya CC Evariste Neretse akerekana ko mu gihe yayoboraga GBK na ntuza na Osiri Cafe ko ibintu bijyanye no kwemprima byose yabikuraga kwa CC Evariste. Asa no kwerekana ati umuntu yari inshuti yanjye. Ubu rero bategereza CC Evariste ngo aze abe yatanga ubuhamya live. Avuga ko arwaye kandi koko yari arwaye n'ubu yamaze kuruhuka gutabaruka. Ariko umuhungu w'Umanza yaraje icyo gihe, umuhungu wa CC. So urumva rero izo ni challenge na CC rero nawe yari ku rutonde rw'ibyitsa ari nka nimero, nawe ni nka nimero ya 4. So byumvikane biragoye. Simvuze ko bidashoboka kuko hari n'abandi ngira ngo Karuranga ntibamuvuze mu rubanza rwabanzabona Imana se. Karuranga uyu Chrysostome w'Ikibungo wundi njya nkunda kuvuga bari barakatiye urwo gupfa. Nawe yarabonetse birashoboka kuko ni ukuvuga ibyo wabonye ibyuzi. Ariko urumva CC yakwepye urwa Neretse na majyambere akwepye urwa Nkundu wimye. So donc ayo masanira abagize statut y'umuntu ishobora kuba yavuga ngo sinjya muri ibi, birashoboka. Ariko akagira impamvu nanone atangira officiel. Iyo yatanze nuko muri 90 atarahari. Ariko natera imetero mu rubanza rw'umuvandimwe umuramu, urubanza rw'umuramu, urubanza rw'ukekwaho jenoside, wowe wari icyitso, urubanza urumva ni umukozi kumukoresha. Yego. Ugomba kubyumva no muri periode utari uhari. Ubwo rero nicyo cyatumye majyambere mwibaruwa basomye ngufi yavuga ngo muri 90 sinari impari. Twitege rero niba Rusesabagina wazaza. Ubwo nanjye nagiye kukubaza rero. Yego. Rusesabagina we azamo nawe nk'umutangabuhamya cyangwa azaza hariya mu rubanza muri Cour d'Assises hari abatangabuhamya ubuhamya ubundi cya mbere Cour d'Assises uko ikora. Abantu baba enquêteur baba barakorekisa amakuru
bakavugana na ba bantu noneho muri ya makuru bakoregise bagahitamo abazaza kubisubiramo kugira ngo inyangamugayo zica urubanza ntabwo ari uguca urubanza bagendeye ku mpapuro nka bya bindi nk'ibi ngibi ba Jean Paul baba baburana cyangwa bya hano kandi ngo biremewe niko umushinjacyaha yambwiye sinzi impamvu ushobora gusiyeja niba umuntu watanze ubuhamya ahari yagombye kuza mu rukiko ukanamureba kuko iyo umuntu ahibereye hari n'ibyo ubona mu maso facial expression voilà n'aya majeste umuntu aba akora kwa higima rimwe na rimwe kubera ko hakunda kugaragaramo ko hari uza agasanga agakonfirima ubuhamya bwe uko babukoze hari uza yaribagiwe ibyo yavuze hari uza avuga ko babitranslatinze nabi urabyumva hari n'uwivuguruza abo bantu bose rero icyo uvugiyemo hariya live urabyibuka ko mu rubanza rwa Prince Kid bazana babakobwa mu rwisumbuye umucamanza yaravuze ati ndashaka abakobwa yego nubwo byari mu muhezo abakobwa kuburana n'impapuro bandikiye kuri RIB no kuri parike atesha agaciro impapuro zo kuri RIB atesha agaciro na za zindi live niyo za noteri agaciro ubundi ubuhamya uwabutanze niba hari yagombye kuba hari so rero niko kuri dasize ikora hari abaza rero abuhamya barabutanze mu nyandiko barabutanze mbere bukandikwa ariko babutanze mu Kinyarwanda bushyirwa mu Gifaransa icyo ni kimwe hanyuma bakaza bakakora nka contre examen kuvuga kujya barebe niba koko ibyo yavuze ari byo so ubwo rero abo ni bamwe hanyuma hari n'abandi urukiko rwitabaza rutarafasha amakuru mbere so rero Majyambere ashobora kuba ari hamwe muri aho na Rusesa bagira Rusesa nawe ahahura niyo dosiye nuko ibintu byo mu abantu hari aho uwo mugabo avuga uwo nkundu wimye by the way mbere yabanje gutakamba avuga ati abantu bakantangiye ubuhamya bafite ubwoba cyangwa bamwe barahunze cyangwa abandi niko yavuze ati hari abafite ubwoba kubera ko kuri Rusesabagina nkundu wimye amutangaho ubuhamya avuga ko hari abantu wo kontrera kugira ngo abantu bicirwe muri garage Amugari iyo ngiye yabaga hariya ku Gitega mu cya hafi ko yaboherezaga Milikoline naho bihurira na Rusesa aha urabyumva mbona indi gushaka hanaziramo oya urabona ku Gitega yego ku Gitega na Milikoline cyangwa Sainte Famille biregeranye pe donc akavuga ati nabatansferaga muri ibyo bice ubwo rero Rusesabagina mu gihe yabajemo yaba ari ukonfirima koko baza yego twakwitega ko we azaza Rusesa ashobora kuza da cyangwa agakora kuri video conference kuko urumva Majyambere yatanze impamvu ati nta makuru mfite sinari impari ariko wari uhari kiretse ari uburwayi kuko iyo utabonetse live bagushyira kuri video conference nk'ejo hari umudamu umushakashatsi witwa Helene Dumas yabutangiye hano i Kigali kuri video conference urubanza ruri kubera mu Bubiligi ufite hari ubushake uburyo bwo gutanga ubuhamya burashoboka hari buryo bwinshi bwo gutanga ubuhamya bwawe so ubwo rero urumva nyine Majyambere we yamaze kubera ko buriya ziriya manza ziba zikaze ziba zirimo politike nyinshi na diplomasi kubona urubanza memu n'uwo nkenje wimye malgré yo kuba muramu wa Majyambere no ko yarabaye n'umukozi wa Majyambere afite n'umugore w'umututsikazi malgré ariko inzu yakoreragamo igaraje yari yegeranye na depo ya George Rutaganda vice president wa ntuza wa w'interahamwe arangurizamo Heineken urumva aho rero naho niho bibera ukuntu biba compliqué ariko hakazamo n'ikindi kivugwa ariko mu rukiko sinzi niba kirimo bikavugwa ko ahubwo imitungo ya Kabuga imitungo ya Kabuga imitungo yimukanwa yaba yaragiye ikurwa mu Rwanda n'uwo nkundu wimwe ajyana Kongo ajyana hehe bo ababizi hari n'abavuga ko hari amamodoka iyimukanwa nyine idafite amapine nako ifite amapine atari amazu atari ibibanza ibiri mobile byose ibiri mobile bishobora kuba mu bya Kabuga byageze hanze uwo nkundu wimye abigizemo uruhare barabyumva ukuntu urubanza rurisa naho ruri compliqué hanyuma byanarangira
Nkundu wimye nawe yasaga kuko icyo gihe mu 2019 njya mu Bubiligi yari libre. Idosiye yari mbere yari yagomba kuburana 2019. We naneretse Fabien na n'uwitwa Gakwaya Ernest alias Kamarade bagomba kuburana ari batatu. Bigeze mu kwa 10 mu matariki nk'atatu ya 2019 habura ukwezi kumwe ngo urubanza rutangire, basanga bagomba kubatandukanya kuko bose usibye akantu kamwe ko kuba barakoreye ibyaha mu Rwanda mu bice bya mu mujyi wa Kigali, Nyamirambo na Gitega, bahuriye kuba arabo mu mujyi wa Kigali. Yego, ariko basanze neretse we yarafitemo nakandi kiruhande ko muri Mataba iwabo mu Ruhengeri. Bahita bamukuraho, we aburana wenyine, yabarushaga n'imyaka n'iki, ariko hakabamo ko neretse we mu byo yashinjwaga mu miryango bamushinjaga harimo abo kwa Sise Evariste, n'abo kwa Gakwaya Gerard, n'abo ku wundi witwaga harimo umugabo wari ufite umugore w'umubirigi witwaga Claire Beckers. Urumva rero kubura urubanza rurabera mu Bubiligi, mu bushinjwa kwica harimo n'umubirigikazi rwagomba kwihuta, ariko no kuba yarafite imyaka myinshi aburana mbere. Bariya barabiri barasigara. Ubwo icyo gihe tujya mu Bubiligi twageze kuri ambasade baratubwira ati Bombo ko ahora abatembera haca akadusuhuza, ntabwo ari umuntu wihishahisha. Bigatandukana na neretse we wabaga mu Bufaransa, niyo mpamvu idosiye bahise bayishyira imbere. Ejo bundi rero nanone twari twiteze ngo haraburana Bombo ko na Kamarade icyarimwe, baza gusanga Kamarade ari i Burundi. Bari Burundi Kamarade afungiye icyaha cy'inyandiko mpimbano. Hanyuma Burundi nibwamutanga asanzwe ari umufungwa wabwo. Ububiligi nibwo bumushaka. Yego. Yes, Ububiligi buramushaka. Burundi afite ibindi byaha afungiwe i Burundi. By'imyandiko mpimbano. Ubwo rero urubanza rugeze, Kamarade Burundi bumwimanye, basi bati ubwo ni ukuburanisha Bombo. Urumva ukuntu biri compliqué. Ni urubanza duteganyijwe kuzamara amezi arenga 2. Ruzarangira mu kwa gatandatu mu ntangiriro z'ukwa gatandatu. 2 neza rwatangiye ku itariki 8, duteganyijwe ko zarangira kuri 7 z'ukwa gatandatu. Na 2 yuzuye. So ngayo gukorera urumva abatangabuhamya bavuga ko hazaboneka y'abatangabuhamya bagera muri 95 n'abandi babe expert bagera mu 10. Kandi ku munsi ntago barenza abatangabuhamya 2. Impamvu rugomba gutinda 2, 3, hari abaza bavuga kanya gatoya, ariko kubera ko ibyaha byabereye mu mujyi ifo kwitega abastade ntago ari nkanuza muri urwo Rwanderetse bo bari basabye mwinshi bari abasaza bo mu Ruhengeri, akavuga ati ngewe naribagiwe, hari wagiraga gutya akavuga ati bambaza amara ndibagirwa, akavuga ati ko wavuze gutya muri 2011 ati byo simbyibuka. Undi bakavuga ati ese ko wavuze ibiri, ati ntabwo atiyo menya ko muzongera kubimbaza, simba narabivuze gutyo. Ibasebana ntabwo narizi ko muzongera kubimbaza, narizi ko byahagiye, nzi ko turangizanye. So rero urumva rero ni urubanza rusa naho d'abord compte tenu y'uburana amasana afite n'abantu bakomeye, compte tenu y'abatangabuhamya bakomeye. Ubwo hari n'abandi bazaza nyuma, ariko abakomeye cyane ni Majyambere na Rusesabagina nibo bakomeyemo cyane. Hari akantu wari utuvugiye ukomoza kuri Majyambere, uvuga ko Majyambere nawe yari ku ruhembe rw'abiskuruhezo n'amakampani ye, ntabwo ari we wenyine, n'amakampani ye. Bishaze vuga ngo niwe nyiri kampani n'abakozi no gukora mu kigo cye byabaga. Ubumva ibyo amavu n'amavuko y'ibyo bintu ni birebire. Ubundi habanje gushingwa cya kinini nakubwiye ubushize cyitwa amasasu muri 1991. Amasasu cyavugaga, reka noneho ndabisoma ntaza kongera. Amasasu byavuga ngo Alliance des militaires agacés par les séculaires actes surnois des unaristes. Alliance des militaires agacés par les séculaires actes surnois des unaristes. Ryari nk'itsinda rero ryikoze ry'abasirikare kugira ngo berekane ko nyine
bo bari bafite ubukana kurusha abandi basirikare nicyo navuga Eh, kuko urumva niba ariko mu kijyanye no kurwanya yego nabyo ari bo ubwabo biyonkoye ku bandi basirikare basanzwe bafite misiyo yo kurinda umutekano w'igihugu n'inkiko zabo ariko nanone n'uwo bahanganye umwanzi w'igihugu bo bamugize nanone irindi tsinda rezinariste kuvuga ngo inariste ni inyenzi mbese abantu bahoze muri intare malgré que yitwaga FPR yarwanaga icyo gihe ntabwo yari igizwe n'abayinariste gusa numva ngo havutse itsinda ryitwa amasasu ryo guhangana n'abayinariste ni amatsinda abiri mu gihe abasirikare basanzwe ari aba leta bararwanya umwanzi rusange w'igihugu witwa FPR na FPR ikaba nayo irwanya ubutegetsi ihanganye n'abasirikare b'igihugu bashaka ku ntego rusange gucyura impunzi kugira kubohora igihugu none amasasu yo ahanganye n'aba inariste urumva n'udutsinda tubiri tuvutse mu yandi matsinda magari afite objectif iri general noneho hajemo itsinda rito abitwa amasasu alliance des militaires alliance des militaires agacée par les secrets actes surnois des inaristes hanyuma ni itsinda rivutse mu nzirabwoba rigomba kurwanya akandi gatsinda ko mu nkotanyi bakubyumva nuko iyo rero yaravutse nyuma yaho hajyaho komisiyo yitwa komisiyo Bagosora ibyo byose mu rubanza rwa Bagosora birimo komisiyo Bagosora komisiyo ya Bagosora rero niyo yashyizeho definition d'ordre ennemi muri 1991 muri definition d'ordre ennemi rero bavugamo definition d'ordre ennemi iyo ntuza iyo komisiyo ya Bagosora igizwe n'abasirikare abasirikare 10 barimo abakoloneli 5 n'abamajoro 5 ari Bagosora ntari koloneli yego muri abo bakoloneli muri abo basirikare bari bayigize harimo abanyagisenyi 4 abanyaruhengeri 2 n'abanyakigali 2 ubwo si babaye 8 kongeraho umwe umunyacyangugu undi nuwahera mwanza ari umunyagikongora yego umunyacyangugu yes ariko dimwe composition yari yo ngiyo 4 ba Gisenyi 2 ba Ruhengeri 2 ba Kigali noneho rero ikora ntuza ibana ikora inama isohora itangazo rivuga ngo kierenemi definition d'orennemi igisobanuro cy'umwanzi umwanzi duhanganye nawe n'uwuhe ubwo rero niko byabitagiye kwaguka umwanzi baheraga ku batutsi bari mu mpunzi bahunze abatutsi bahunze abatutsi bo mu gihugu imbere abahutu barakariye ubutegetsi bwo mu Rwanda abashomeri ababuza akazi mu gihugu no hanze yacyo ubona bafatwaga nk'abanzi ndakomeza n'urutonde nyine abo bose n'abanzi hakabamo abanyamahanga bashakanye n'abatutsi hakabamo n'abakoze ibyaha mu Rwanda bakahunga abo ni iyo ni definition y'umwanzi kierenemi tutsi réfugiés tutsi interne hutume compta du pouvoir les chômeurs étrangers mariés aux tutsi et les criminels en fuite abyumvise turimo turazamuka habanje amasasu ahanganye na rezinariste hanyuma hagiyeho komisiyo Bagosora di militaire des officiers abakoloneli 5 n'abamajoro 5 hanyuma irangije isohora itangazo ryo gusobanura uwitwa umwanzi aho rero urumva niho byari bitangiye nyine ko bigaragara ko genocide izakukumba urumva bamaze kujya kuri urwo rutonde umuhutume konta parimire abahutume konta barimo nabo muri mashyaka ya opposition kuko nyine nabagiye muri opposition utari muri MND nyine ubwo nawe yari ku rutonde urumva ko umwanzi yabaye mugari yabaye mugari hanyuma rero muri bimwe bavuze bavugamo kuri page ya 11 bavuga noneho abanzi b'imbere mu gihugu babandi noneho abibanze abimbere mu gihugu noneho nabo bakabasobanura abo hanze nabo barabavuze bavugamo komite abantu bose bari muri komite ya FPR bari aho ngaho barimo nanze kubasubiramo
ab'imbere uwa mbere kaje guhakwa Valence n'amasosiyete ye ndaza kuyakubwira. Rwigara Asinapol n'amasosiyete ye. Nimero ya kabiri Rwigara. Nimero ya gatatu Majyambere Silas n'amasosiyete ye. Nimero ya kane Sise Evariste n'amasosiyete ye. Nimero ya gatanu Sebera Antoine manzu yari mu entrepreneur. Gatandatu Makuza Bertin. Ubwo ni papa wa Makuza Bertin ni nyiri nonzo Rwanda Form. Rwanda Form. Na Mutangana Jean Baptiste. Amasosiyete yabo donc nayo impamvu amasosiyete bayashyiragamo nuvuga ngo ntabwo ikibazo enemy yari boss, ahubwo bivuze ngo nabo yarukritaga bagomba gucungishwa ijisho. Ni mpamvu amakampani bayavugaga gukorana nayo egare. Amakampani kaje kwa Valence bagashyiramo RP station, Korwako, Sodevi na Bakari yari bank. Sodevi umanza yari ifite Sodevi niyo yabyaye ya orchestre bitaga Ingeri. Hanyuma bajya kwa Rwigara Asinapol bakavuga ya makampani y'amatabi. Kwa Majyambere rero makampani menshi cyane. Sorekarerwa, izo ni za Majyambere. Sorekarerwa, Sojeti, Danimo, Sofate. Kwa Sise Evariste bakavugamo Sieva. Kwa Makuza bakavugamo Rwanda Form na Amejerwa. Mutangana bakavuga Amejerwa yakoraga ni nka magaze, nayo ni nka magaze general. Hanyuma cyangwa mécanique general. Hanyuma hakaba kwa Mutangana bakavuga Volta Super ndayibona. Ego hakaba nandi makampani bashyiraga mu majwi yitwa Torirwa ibati na Hydrobat. Ayo makampani yo ntago bavuga amazina ariko bavuga ko ari amakampani nayo y'umwanzi yabanzi. Urumva n'umwanzi yagutse. Ngayibaze ingabo z'igihugu zo guhangana nabo bose n'abakozi bayo makampani. Yego nyine ukagira kuba kuri front, ukagira no kuba uvuga ngo so rero urumva nibura utangiye kuzana muri kiro cyumweru muri bino bihe byo kwibuka n'izi manza za genocide. Umvise twavuze kaje guhakwa ejo buri twamuvuzeho tuvuga ukuntu ariwe ukuntu yanditse igitabo kivuga ko yaba yaragize uruhare mu kwinjiza ngeze muri icyatumye ngeza akora kangura kaje wakwa bifite umwanya wa kanguka. Hanyuma tukagaruka kuri wa mukecuru wari mu uyu muturanyi wari muri Amerika agiye gushyingura umwana. Tugarutse kuri Majyambere wagombaga kujya gutanga ubuhamya mu Bubiligi. Yego urumva ko nibura hari icyo bigize. Hari package kuko urumva rega buriya reka nkubwiza ukuri ibintu bya genocide. Ukuri kuri genocide kuzavugwa n'imyaka 100 izashira. Hari amakuru amwe namwe abari classé ari top secret. By the way muri yo dossier ibi bintu aho nabivanye muri dossier yabagosora n'ubundi byanditseho secret ariko secret yo muri 91 kandi mu rukiko byari public. None ibintu bya secret se yageze online bitakiri pe. Icyo nshaka kukubwira nuko hari amabanga menshi abyihishemo azagenda asohoka uko imyaka igenda ihita, bizagera no ku myaka 100 sibyo. N'imyaka 100 ishobora kuzashira abantu bakivumbura ibindi bikorwa yandi mazina bandi donc kuko pratiquement nk'ubu se. Ariko ntekereza ko uko kuvumbura kw'amakuru n'ama information atandukanye nacyo kiri mu bintu umuntu yashingira avuga ko ari ikintu cyateguranwa ubuhanga. Ariko nanone uruhare rwa hafi cyangwa rwa kure kugira ngo rube net bizafata iki. Hari biba bidapfa kuvugika, hari biba bikihishe, hari biba bitaramenyekana. Nkunda kubibaza abantu, hari nk'abantu bapfaga bagenda aho aguye bakaba batamuzi. Hari abicaga bagenda, yego abahemukiye bakaba batamuzi. Iyo nzira atazongera no kuyinyura. Uri kubyumva ibyo ngibyo.
hari uwishe uwatazi, hari uwishwe n'abatamuzi. Ubwo si bwo wambwira nk'uwo. Ari byinshi, harimo byinshi njya mbyibuka. Ku ishuri ryacu bigeze kwica, ku ishuri aho nigaga bishe abantu, bishe umusazi bamwiketsemo umucengezi. Nyuma yaho haza undi muntu nawe niba baramufatanya ibijumba by'imitura, nawe bavuga ko yacengeye ko ari inyenzi yacengeye. Nawe baramukubise, umuhungu umwe aritambika akomereka mu gahanga, umuhungu twiganaga. Ariko we ntago icyo gihe ntago yapfuye. Nibuka ko gendarmerie y'u Rwamagana yahise iza kumutwara bamwanjamye. Ubwo se nk'uwiyagwaho yari kubarwa mu urumva ntabwo harimo byinshi bisobanye, bisobekeranye, kamwe kazana kandi by the way nshimira abantu muri komanteri ko bandangiye iwabo wa Gifaransa naho nzaje n'uyu munsi bari kwibuka. Uyu munsi bari kwibuka akarere ka Karongi kari kwibuka mu murenge wa Gishyita ariho iwabo wa Gifaransa. Wari wageze ku Gikongoro? Nageze ku Gikongoro. Icyo turakomeza. Nzajyayo nta nubwo nzatuma. Iwabo wa Gifaransa nzajyayo ntago nzatuma pe. Ariko Gifaransa ni igihangange. Donc nubwo we yari muri gereza, nubwo yaba atarasohotse ngo akore genocide hanze, ariko cyitwa gukubita ibyitso no kubyica. No kubica abitwaga ibyitso harimo n'abapfaga. Uje twarabavuze ba mwarimu Kagango bande hari n'abandi. Gifaransa arazwe. Nshaka kuzegeranya rero ntuzaye iyo mbimenya, iyo nza kugira umwanya. Buriya kwibuka mu murenge wa Gishyita yari occasion nziza, kuko ubwo urumva abantu benshi bateranye. Ariko nacyo nzajyayo kuko Gifaransa ndamuzi ni izina riremereye muri ibi bintu. Casse-tête kabisa. Reka ne gutinda cyane, nagira ngo wenda utubwire kuri iyo dosiye, kuko wagomba kujya kuyikurikirana ibyo byose. N'ubu turakurikirana ikipe ngari turabikurikirana. Utaragiyeyo ubundi nabiteganyaga cyane iyo baza kuburana ari babiri. Ntabwo urubanza rw'umuntu umwe rwakurikiranwa n'abanyamakuru batatu. Ariko iyo bakuma ari babiri nari gushobora kujyayo gusapotinga abo bandi bariyo. Ariko n'ikigo cyanjye kikaba gihagarariwe mu rubanza ariko ubu kuba ari umwe hakaba hamaze kugufasha kuba harimo kuba rero asigaye ari umwe uri kuburana, kandi abanyamakuru babiri baramaze kugenda. Numva ntago ari ngombwa, byaba ari gusesagura imbaraga. Abanyamakuru batatu ku rubanza rw'umuntu umwe ujye kumara amezi abiri. Abiri yo ntago nari kuyabona mukiresha. Abiri ntago nari kuyabona, bari kumpa nk'imisi 15 kenzi ijuru zo bari kuzimpa. Amezi abiri ariko umukoresha w'iki gihe kugira ngo arekure umukozi amezi abiri ni menshi. N'ikigo cya leta kibanza kwimyoza kenshi kiraduta. Umukozi amezi abiri ni menshi. So nyemerera twe kugira ibindi wenda tuvangamo. Hari byinshi nakakubajije, ariko ngira ngo twibande kuri uru rubanza. Yes, urumva urubanza rwo rwabaye no mu gihe cyo kwibuka kino minsi 100 bifitanye isano. Ntabwo turasohoka muri no mudu cyane, ntabwo turayisohokamo cyane. Urubanza rufite aho ruhuriye n'ibyo, ariko urumva nawe n'ubundi buryo bwo gutanga amakuru no kwigisha. By the way, wenda reka gira akantu nongeraho gatoya. Buriya mu byo twize mu mashuri, usibye abantu babyiboneye, hari ibyo tutabwirwaga. Buriya nko kuba jenoside yatangiye gutegurwa no ku gihe cya Kayibanda, abantu babivugaho gake, ariko bisaba gutera imetero bya hatari. Kuko Kayibanda muri mu kwa 364 niwe akoresheje ijambo rya mbere ngo jenoside. Avuga ngo kiye jenoside, yiyamiriza yihanangiriza inyenzi zagabaga udutero shuma. Aravuga ngo dusipoze ko mufashe Kigali, ninde mwene wanyu mwasanga mu Rwanda? Avuga ati nimwibeshya. Yaravuga ati dusipoze ko mufashe Kigali nubwo bidashoboka, ariko mwibeshye mukayifata, ninde mwene wanyu warokoka? Biri mu ijambo rye ryanasohotse kuri nuza. Hari ikinyamakuru cyo mu Faransa ririmo.
avuga ngo kiye jenoside ari nka refrain akomeza arigarukaho hanyuma nyuma yaho mbere gato imbarutso na buriya na Habyarimana ajya kumukorera coup d'etat hari ibintu bitatu byabaye ubwo nsimbutse ako kuvuga ngo ako kwimura abantu kuvana abatutsi bo mu majyaruguru babaganisha mu burasirazuba dushe twarabivuze Bugesera Rukumberi aho bagiye bafatisha na za Nyamugari nabyumba bamwe baraje bazanikiye bano Kigali harimo abantu abakinnyi ba mbere ba Kiyovu benshi bari baturutse ibyumba ariko bataje ku neza bitwaga ba Kamatari n'abandi bataje ku neza bazamo cyangwa boherewe hanyuma muri 1993 mu mezi ya mbere hajyaho icyitwaga Bizimana ajya kunda kurigarukaho comité national comité du salut public comité du salut public niyo yakoze rwa rutonde abatutsi bagomba kwirukanwa mu mirimo no ku mashuri barazenguruka ibigo byose iby'imirimo no mu mashuri ya segonderi no muri kaminuza na kaminuza y'Ubutare barimo comité du salut ibi biravutse yirukanya abakozi n'abanyeshuri ibyo ntabwo ibyo twabyigaga muri segonderi no muri primaire bakubitamo icyo gihe haza ikindi cyitwa nk'ingumi y'ubukungu bajegeza ubukungu birukana abahindi mu gihugu kandi basiga ibyabo icyo ni icya kabiri haba n'akandi kantu muri 1973 bigeze gufata abatutsi bari batuye muri Kigali babajyana mu nkambi Maranyundo cyangwa Mayange mu Bugesera ari ishyombo bamazeyo nk'ibyumweru 2 cyangwa 3 hamwe n'ubundi batubwiye haritsetse naho haritsetse ariko bo bari babatwaye atari ukubatuza ari ukubafunga nko kubafungirayo bakorera inkambi nta kurya nta kunywa mwishyamba bamwe bakicwa no kurya imitanga bayita ibihaza bamwe bakicwa bakaribwa n'inzoka muri iryo shyamba bamwe bakicwa n'iyo tsetse ibyo bintu bitatu ngira ngo biri mu byo kuko byabaye muri periode ntoya biri mu byo Habyarimana yaba yaruririyeho akora kudeta urumva byari abantu benshi donc Kayibanda hari amaze mécontentement yari maze kuvuka nawe ashaka na manda ya gatatu bati none nafata indi none ntituzi uko biragenda abakabaye none nawe urabyumva nyine umusirikare ahita afatira ariko yari inshuti bari inshuti vraiment nuko ibyo bintu byari bigezaho akagirwa inama ngira ngo yagishaga inama abantu ati ku bintu bimeze bitya tubigenze gute atari kubundi wafashe akabanza kuvuga ati se ndaramverisa mushuti wanjye ariko birangira urumva na MDR yari maze gucikamo ibice igice abaturuka mu majyaruguru babirukanye mu ishyaka abo mu majyepfo sinzi nzongera nkomeze ndebe coincidence yatumye bajya gufungira Kayibanda mu Rugezi muri Rwerere sinzi icyo baba baragendeyeho niba wenda byaba byari bitewe n'inshuti hafite cyangwa ari bwari uburyo bwo kugira ngo bamwumvishe kurumva umuntu w'igitarama bashaka no kumushyira muri Rugeramigozi bakamufungira iwe kuitubujana najyaro sinzi ibyo bagendeyeho ariko icyo bishaka kuva ayo ni amakuru yandi mu nyigisho zisanzwe ataragiye asohoka ariko mu biganiro minu bumwe bushakashatsi baragiye ikora uko kwitanga ibiganiro ayo ngayo menshi agenda aboneka hari nayo yagiye abonekera mu manza za genocide buriya ebana zira manza ari za Arusha ari iziburayi ebana ziba zirimo document kweri kuko nk'iyo kiye genocide nayimenyeye mu rubanza rwa Neretse niyo ngiyo ya definition d'orennemi nayo nayimenyeye kwa Neretse baduha ama reference bati mu rubanza rwa kanaka iki cyajemo nkahita njya gushaka mu rubanza rwa kanaka iki cyajemo kandi zirahari
online zirahari, buriya imanza za TPR hafi ya zose amadosiye zirahari ubwo si uzi ko ntuzi ko nanazifite ubwo ziri traduit. Hari umumetri wamfashije kuzishyira mu kinyarwanda nuko ntarabipanga neza ngo ntangire nzitangaze. Zirahari, ziraboneka abantu baba bagomba kuba basoma kuko urubanza rumwe rutanga amakuru ku rundi cyane. No mu kuburana rumwe urw'uyu munsi muri 2024 urasangamo reference y'urwa TPR rwa 2005 kuko nk'urwo rwa Bagosora iyo document kuri Bagosora ni muri interrogatoire yakoreshejwe kuri 26 na 27 z'ukwa 10 2005. Ariko buri kanya cyane ko rimwe na rimwe abavoka bari aho mu Bubiligi bari no muri TPR cyangwa irahe. Babyumva nka nk'uwitwa Frame wari mu rwa Frame wari wunganiye Neretse ejo bundi bushize ni wari wunganiye witwa Basabose ariko ni nawe wunganiye General Kabirigi Arusha. No mu Rwanda kandi umanza yari arimo. Donc abavoka internationale ni nkaho ari bamwe kandi iyo uje gushaka ni nkuko mu Rwanda iyo uvuze bitavuga ati Gashabana nanuza rwanga mpuhwe Evode Evode nawe winzo wundi yitwa umusaza nawe wahaniremera hari nundi rero na Evode wa wundi ni Kayitana nuko rero na hariya rero mu manza mpuzamahanga hari abavoka mpuzamahanga bamenyerewe kandi none afite experience kuri ibyo bintu biramufasha no kumva urubanza na context ebana nka Frame rwose abazi wagira ngo buri quartier y'ikigarara yizi abizi kubera iki ibyagiye bimuca mu maso so karegereka duhinira hangaha. Yes mama za Ikaro Plaza twibutsa abantu ko Ikaro Plaza iherereye hano i Remera munsi ya gare mu Giporoso uciye imbere ya gare munsi ya station yes urahabona inzu rwose yanditseho ngo Ikaro Plaza. Aho ngaho rero niho winjira uhasanga amakaro, langete, gypsum n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yego mu bahamagare kuri 0783 250 46. Ubu hano ndimo ndashaka nimero ku ba stroke kuri bwa butumwa bwa bujyanye na stroke twabahaye code tubaha konte ariko ntabwo twabahaye nimero ishobora kuba yakoreshwa n'umuntu uri hanze y'igihugu. Iyo rero nayo turashaka gusubiramo tukabaha nimero ya gatatu yego itari code itari na konte ku buryo buri wese yanyuza ubutumwa bwe ahamushobokeye. Ku ba stroke bashobora gukoresha nimero abashaka gutera inkunga Stroke Action Rwanda mu bikorwa byayo batari mu gihugu abo mu Rwanda twabahaye code tubahana nimero za konte muri Beka hanyuma abari hanze bashobora gukoresha nimero 07 ubwo barabanza 250 akamenyetso ko guteranya 250 ziranoroshye cyane zigize ntabwo nzajya so rero mwakoze cyane dukomeze twiyubaka rero Karengera nawe wakoze cyane ndetse dushimire na Urban by City Blue Urban Hotel uraje ahantu heza cyane rwose kugira ngo tuganire ubundi Karengera nawe agiye gusangiza inzu y'ibitabo ukunze ntabwo icyubahiro ntakiri aracyari kare arabura imyaka 10 ukaba uyibaye ubuzuri buri gitabo gusa asante.